Number 4 Pop. I am machine. Kanyanga mu mutaranda kakuro. Ababi. Tifari hanga. Genda ari ngewe ugiye kuba umugore w'uyu muntu. Nahita ndivusingira imbere ya gitifu tutaranasezerana. Resha n'inkondo y'ugura. Apologize. Nambwira giti uyu mugabo ni inzanga. Asengana mwibitime. Bamwe ujibiteganya mu buzima kuzakora igikuri. Bade ibintu by'igikorero. Utegereje gute? Nyine ndakurebye mubona urumva wambaye ko suti ku munsi w'ikirori na family bro. Uriya mwana abajura turaberwa byata. Mico neza ubipanga ukavuga ati one day abasanzatamo umugore ndamufite mu brother nibyo bintu ari napanga ubuzima yego ntabwo nayimedita mbona ibiri kubona ngo mu gikwere kiba mwana mbona ari ibintu bitabaho ariko uzabikora kameme inshallah kubera Imana urumva so Imana iramuka nyine bikoze urumva nkabona kana kanyigonga yananye nkakigonga nkahita nkirampira mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe susko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni ya subscribers mu gihe cy'icyumweru iswe muri kuneza twaduca reka twikomereze gutya dushyizemo neza ahantu neza gutese neza warugumbuye cyane se nkuko nari ngukumbuye ariko wabaye icyo kibaye narakeye maze iminsi najya mu gihuru guhinga nakoresheje ibintu byose ndaza ngo nje gukodesha inzu mwana akazi nyine karahagaze umugabo umwe baramubajije w'umutwa atese atukugiye kandi ha haruguru hari inyama zihari bazitwira sapa twazibuze sapa n'isosaje sapa ni iki ngo sapa ni ndogo gusa ni iki gusa ni iki sapa ni ndogo ni ndogo ni iki nyane ibinyama byo mu nda yewe byasitse wapfuye nabajya mu nda n'imbwa zibirya baba nari gukumbuye wareka guseka se nibura umva ntabwo naherukaga guseka ntabwo byoroshye mbese ntabwo uramenyera kureba muri kamera umva nukuri ngiye kwako muri iyo filime batuza kuyirebamo nafashe ko nyine ntagomba kuyirebamo mbese ariko nabyo ntabwo areba muri kamera papa nyirebamo kuko iyo muri filime batuza kuyirebamo ariko sinagusha no kureba nibura mu maso hose reba Valentine urabona atari mwiza murebe nyine yabaye mwiza ariko nakugira mu maso reba Valentine mu maso murebe utareba mu maso ndeba fiyanse yanjye y'umuzungu gahanguka umutima ntabwo nakureba mu maso duca dukubitanye amaso ako kayiwe katurutse he nyine ni ukubera amaze iminsi ntahinga ndi mu mujyi umuntu asa neza bitandukanye no kuba uri mu cyaro mbese filime barakwishyura nibura batwishyura nyine twa dufaranga duke tutatumukira tutanatumupfa shorejwe n'icyuma nziko bose gato gahembaga neza ariko ahandi hereye ambembera ndanubwo ndigurira isutiye amafaranga ahembaga umuntu ndan'ikindi yamumariye
Ikintu kimbabaje ndakamenya. Karaminize mwana wawe. Ndi kukumva. Karashwanya kuri. Ukona sukuri abavyeyi baza batwita amazina amwe kubera situation. Jewe ijyaga papa sinzi. Ngo nageza ndira cyane ariko sinkiri. Hari amazina amwe twari tugomba nko guhindura tumaze kuba nk'abakuru. Tiyoba rikivuyeho ariko bibaye bishobotse nozoryikuyeho. Ariko ntakundi ubwo abavyeyi barinise sinkirira. Nawe bakwitiriye Kadogo wonta tawomenye. Ko nienda bari baratinze nko kubona nk'abana. None ngo cyangwa waragutsuri nk'akana gato cyane bama bakwitirira ngo Kadogo. Ntukiri Kadogo wabaye Nyarugabo. Umugore wese wishimye mu rugo agomba kuba akorerwa imibonano mpuzabitsina neza akaruhuka. Ambwire ikize iyo umugabo yinjiye agasanga wambaye akantu kagera hano ibere warigize gutya uzi ubushyuhe ahita agira iyo mwana yatwaye walayi mfite imboko. Umugabo ujajetse murararana mwamara kurarana mugakora ibyo mukora mwana kubwira ati sheri urakoze mwana murakoze agate yijyamye. No mu gitondo akazana umwana wingaye hari ari nta kintu bigeze akubwira mu buzima ntiyakubwiye ko uryoshye nakubwiye ko aho ngaho uri hagati nta komante ujye mugashotora mwese mbega ubyumvutse uzatuma bakwita indaya. Hoya bazabinyite nje nzabindaya umugabo wandongoye ngo wifata muri ubwo buryo nyine ngo bari indaya. Umugabo wandongoye nzamuberaho indaya ariko kuwanjye mu nzu hariya muri cya cyumba cyanjye nawe ugomba kumuraya. Nzaraya nzakuguru nzakumanika hariya ukundi nkukubita hariya nsimbuke mbyina ibera sinzarizirika ndizamure ndimukubita mu gituza ndigarure mukubita ikibuno mugarure paka hasi. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, susko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca tuwese reka twikomereze gutya. Abagore babasaza ibyo bakunda aho muri mwubahwe mureke intama ziba zivuga ngo ngenzi Imana abagore bagiriye inama ngo bajye biyenza ngo bajye binaga bigire gutya bumva ikintu kivamo. Ingingo ikomeye nateye ubwoba ni iriya yindi yo mu bubiri hano umuntu yiteye iryamira atanakubwira ati byagenze gutya umuntu arabita umukozi agiye n'irinda ruhango nakosura iki akabyimba nk'amandazi yo mu ruhango nanga yambaye ibintu byacikaguritse. ubwo urakicara ku meza ukarya ibiryo abakozi bagutekeye bari mu gikoni bari gushyushya ibishyimbo urumva ufite ubumuntu. Abagabo benshi murya inkari murira mu bisorori banyayemo murya utubyi twabo barabavangira reka mbabwire mbatesha umutwe abakozi babavangira imihango yabo bakabakorogera mwajya gusangira nabo byo babatekeye bakabiryaho ntabwo wigeze ubibona. Hari inkuru yatambutse kuri TV wa umukozi igisorori yabaruriragamo n'icyanyaragamo n'injuru. Ayiwe noneho rero arakanywa amata y'ingurube arakanywa amazi yozemo inka akazunguza agasuka mu isosi y'inyama.
bakarya kandi inkari ziraryoha bakarya bakaryoherwa bagashisha bakabagira ngo bari gushisha. Abonye ko kamonyi umuntu ukora business yo gucuruza inkari z'abagore batwite. Iruhango se sinabikubwiye. No mu Ruhango barazicuruza. Nabimenye ubwo nabyemeye nabonye moto zitwaye. Harimo akajagari baranze kutangira sabuni. Hano ho nabonye moto zipakiye delivery. Ngo buri rugo rurimo umugore utwite. Muri hoteleka y'ijerekani. Nyarara nabyaye kabiri ntazi kunyara ntazi no kurangiza numva ngize agahinda kenshi cyane kuko mu rugo haburaga impagarara bigezaho fata umwanya njya gukora amasengesho y'iminsi 3 sinasengeye kubona akazi cyangwa kubona amafaranga navuze ngo mana uri mu gihugu cyo mu ijuru abandi badamu twibana bose bavuga ko banyara bakanarangiza. Ngira ibibambe wibuke ibyo nagiye gukorera byibuze ibyo bintu uzaza. Muri iyo minsi nibwo nabikoze n'uburyohe bwo kurangiza nari maze imyaka 8 ibyo kandi nubatse urugo ibyo bintu bitaba. Fatuma wewe ni hahandi umugabo agera mu gikorwa cy'abashakanye cyangwa cy'imibonano mpuzabitsina yakozamo rimwe kandi birarangiye. Uri umugabo wakugura kwiranye. Amen. Arekura amavangiro. Haleluya. Yamazi mugendana aturitse kandi adaseseka. Kuri etape ya kabiri niho mutangura kugira gutyo kuyarekura. Amen. Ayo mazi bayakura munsi y'agakitorisi gatoya hari akantu gatorwa kakaboneka. Amen. Umugore cyangwa umengo shaka kugira gutyo abanyara ni mu nabongeze Yesu abamugira. Amen. Cyangwa umengo shaka gusohoka benshi narabicwa no kwimunyamunya ngo yobagize gutyo yobasohoka icupaza ati ndaguha yakanya canka yashu